ugomba kubanira neza buri muntu wese mugomba kubana. yego. Nibyo. Mm. Padi, introduction reka tuyivemo. Nkunda kuvuga ko Aha. nk'uko nabivuze ko kiliziya ni umubyeyi wacu, operating system njye nkoreramo, ariko si njye njyenyine n'abandi. Ariko kiliziya ndagira ngo udukorere, hari ibyo twize muri gatigisimu. Aha. Nawe ibyo warabyize, ariko urumva wageze noneho no ku rwego rwo kubyiga muri yenda muri bachelor's degree yawe, ujya no muri masters, muri doctorat watubwiye ko ari education. Ariko urumva niba Mm. twebwe twarize gatigisimu gusa, tuyizi muri kiliziya, tuyizi muri gatigisimu, hari ibintu byinshi buriya tutazi, nta nubwo tunabyumva neza, twari tukiri abana. Ndagira ngo udukorere, uduhe nk'ifoto ya kiliziya. Kiliziya ni iki? Ku buryo hari porogaramu kera niga muri kaminuza yitwa ngo GIS, ngo Geographical Information System, tugiye twiga igufasha kuba washushanya nk'ibintu byari biri ahantu hanini cyane mu gihe darotaye dar espace, ukabihita ubishyira nko ku ikarita, buriya bakora amakarita, nyine udushushanyirize kiliziya, ugera darotaye dar espace kuva yavuka. Unatubwire, hari akantu keza batubwiye, wavuze ngo congregation ivuka hari ikibazo ije gukemura mu Mm. gihe runaka. Kiliziya yo kuko ifite igihe yatangiriye, ni ikihe kibazo? Kuki yavutse? Byagenze bite? Mbere yaho byari bimeze bite? None kugeza ubu ngubu ubwo, ariko n'ibibazo bantumye kukubaza hagati aho ndagiye ngenda mbikubaza. Mm, Urakoze. mm, Ngira ngo nk'uko nabikubwiye, ubusanzwe wenda hari abanzi nkora ibiganiro kuri radiyo Mariya. mm. Icyo kibazo mbarira rero, maze gukora ibiganiro birenze 40 ntabwo ndagisubiza ngo nkirangize. Ni ikibazo kinini mu by'ukuri, umuntu adashobora gusubiza mu munsi umwe. Mm, Ariko wenda ibi twabifata nka introduction. Kuganira no kuganira guhoraho, umuntu yaganira n'ikindi gihe. mm. Ariko wenda kiliziya, mbere y'uko tujya mu mateka, tukareba kiliziya icyo ari cyo. Mm, Ubu ngubu hari amadokima menshi adusobanurira kiliziya icyo ari cyo, ariko ubu dokima tugenderaho itubwira kiliziya icyo ari cyo, nyuma ya Vatikani ya kabiri, iriya nama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani, kuko ubu mm, niyo turi kugenderaho, yabaye hagati ya 62 na 65. mm, Hari dokima basohoye bita ngo ni Lumen Gentium. Iyi mm, niyo dokima itubwira kiliziya icyo ari cyo, ndetse n'uko kiliziya ibaho, uko ikora. mm, Iyo dokima rero umuntu yayigenekereje mu kinyarwanda, yavuga ngo umutwe wayo wa mbere n'umutwe wa kabiri niho dusanga icyo umuntu yakwita nka definisiyo ya kiliziya. mm, Umutwe wa mbere uvuga ko kiliziya ngo ni ihuriro ry'abantu bagizwe umwe n'ubumwe buturuka ku Mana Data, kuri mm, Yezu, ndetse no kuri Roho Mutagatifu. mm, Kiliziya kandi ikitwa umugeni wa Kristo, mm. cyangwa umubyeyi w'abantu bose, Yego. cyangwa umuryango w'abahujwe no gusenga. Mm, Umutwe wa kabiri wo ushimangira ko kiliziya ariyo Isiraheli nshya, mm, ikaba ihuriro ry'abana b'Imana mm, ryatangijwe na Kristo we ubwe akiri hano ku isi. mm, Wenda iki turakigarukaho, wahoze umbaza aho kiliziya yaba itandukanye n'andi matorero yandi tuzi, mm, ko mm. kiliziya ivuga ko rwose yatangijwe na Yezu Kristo. Hari indi torero ribaho ku isi rivuga Oui, ibyo bintu. domaine de définition ifite aho imbibi zigarukira he? Ibyo Eh, byose, yego. yo rero ni Kristo ubwe wayitangirije, niko kiliziya yiyumva, nuko yize. Mm, Nta rindi dini ku isi uzumva ry'abakristo uri kubwira ko ryatangijwe na Kristo. mm. Bazakubwira ko batangijwe n'undi muntu, ariko kiliziya niyo nyungu, twebwe ni Kristo ubwe wadutangije. Aho hantu harakomeye Noneho padi, aho hantu harakomeye. Nta rindi dini rizavuga ko ryatangijwe na Kristo. hari iryo urumva se. Abaprotesita batangijwe, bavuga ko batangijwe n'uwitwa Luteri. Mm. Abangirikani nabo ngo bigira ibintu by'umwami, ngo ahantu muri Angleteri gutyo. Eh. Nibyo padi, ibintu uvuze bishobora kuba ari byo. Mise mbitekereza. Noneho tugiye mu buryo bwa structure, Mm. uburyo kiliziya yoperatinga, numvise ariryo jambo ukoresha. Yego. Kiliziya hari ikintu ikomeye mu bijyanye n'uburyo, hari uburyo yiyumvaho ko nari maze kubivuga, ariko hari n'uburyo ikora ibintu, Mm. uburyo bw'amasakaramentu. Ko ngo Mm. muri kiliziya gatolika ikintu bita amasakaramentu arindwi uko tuyazi, ni ikintu Mm. gikomeye ku buryo udashobora kugica ku ruhande. Mm. Ikindi kintu
ubuyobozi bushingiye ku nzego, Mm. ibyo bita la hierarchie. Mm. Icyo nacyo ntabwo uzagisanga mu madini menshi. Mm. Amadini menshi wenda gukoresha ibintu bigezweho ubu, hari ibintu bita ngo board, ujya ubyumva, amakampani, mu kampani ifite ngo board of governance. Mm. Akenshi amadini menshi ayobowe n'ama board of governance. Mm. Uburyo ushobora gusanga niba let's say nk'igihugu mu Rwanda kampani ikomeye hari niyihe, reka tuvuge nka RBC ni urugero, CBC, Eh, cyangwa se RSB ni nyinshi. RDB nari ntekereje, pardon. RD, Iba ifite umuyobozi wayo, si byo se? mm. Ariko ifite na board of governance, abandi bantu, group y'abantu bari hejuru y'uwo muyobozi Mm. bafata ibyemezo, bashobora no kumukuraho bakazana undi. Mm. Akenshi amadini y'abakristu yandi atari Kiliziya Gatolika ni uko akora. Eh. Usanga hari muri congregation rituyemo abantu bari hejuru y'umuyobozi, iyo hari ibintu akoze batabishaka bamukuraho. Muri Mm. Kiliziya Gatolika ntabwo ari uko bimeze. Natwe tugira concile, Mm. icyo kintu kiba gikomeye muri Kiliziya gishobora kuba cyasunika papa. Mm. Ariko papa yewe Kiliziya nta board of governance ibaho ishobora kugera ngo imukureho. Eh. Ni ngombwa iki? Kandi noneho ikintu gikomeye muri iki gishobora gusunika papa ni concile, kandi concile ni papa uyitumira. ubwo rero ntabwo yatumira ikintu cyamukuraho. Urumva rero iwacu se, urumva ko icyo kintu cya hierarchie n'inzego iwacu kirakomeye. Papa burya nawe ashobora kuvaho, nabyo birashoboka, ariko Mm. mekanizmu ikuraho papa iragoye cyane kuruta yuko musenyeri wa Canterbury mu Bwongereza bamukuraho. Mm. Uriya uyobora Abangilikani, uriya ashobora gukura Fasiro n'umwami yamuvanaho. Yego. Ariko mu Kiliziya papa akurwaho na concile, kandi concile niwe uyitumira. Ubwo noneho iyo kwasi urumva wayikora ute? irakomeye cyane. Nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo gutumira concile. Ni Mm. ukuvuga ngo inama nkuru ya Kiliziya Mm. ni papa iyitumira, ni nawe nyine ufite uburenganzira bwo kumukuraho. Mm. Bivuze ngo abonye hababa ntabwo yayitumira. iri kubyumva. Mm. Urumva icyo kintu cya hierarchie iwacu muri Kiliziya kirakomeye, ndetse n'amasakaramentu. Ubwo rero umutwe wa gatatu uvuga uburyo abantu buzuzanya muri Kiliziya bitewe n'inshingano bahawe. Mm. Inshingano, icyo kintu cy'inshingano, inshingano muri Kiliziya zirubahwa kuruta uko zubaha ahandi. Mm. Abasenyeri, abapadiri, abadiyakoni, abihayimana, Mm. abarayiki, ababyeyi, abana, muri Kiliziya ni icyo kintu nyine cy'inzego kibamo, ni uko Kiliziya ikora. Mm. Umutwe wa kane wo ushimangira ko abarayiki kubera batisimu bahawe nabo basangiye ibanga n'abasaseredoti n'abapadiri, akaba ariyo mpamvu bagomba kugira uruhare rugaragara muri Kiliziya. Mm. Umutwe wa gatanu wo wibutsa ko Kiliziya yo yose aho iva ikagera ihamagarirwa ubutagatifu, Mm. ubutungane, kubera ko uwayishinze nawe ari mutagatifu. Mm. Buri wese agomba gushakisha uburyo yayitagatifuza mu kazi ke ka buri munsi, waba padiri, waba umubikira, waba umufurere, waba umuganga, waba umubyeyi, waba umwana. Mm. Umutwe wa gatandatu ukagaruka ko kubihaye Imana kugira ngo babere isi ikimenyetso cy'ubudahemuka bwa Nyagasani, ndetse n'uwo muhamagaro twese duhamagarirwa ubutungane. Iyo tuvuze abihaye Imana n'abapadiri barimo cyangwa niyo amakongregasiyo? Bo abihaye Imana mu Gifaransa bavuga le consacré. Mm. Aho ngaho ntabwo abadiyoseze barimo, Mm. ariko nabo bihaye Imana. N'ubwo iyo terime, kubera ko ikibazo kivuka, hari amagambo abantu bakoresha mu buzima busanzwe, Mm. ariko hari n'amagambo abantu bakoresha iyo bagiye mu by'amategeko. Mm. Iyo mvuze ngo ndi umukonsakire, ntabwo ari wowe gusa ngo nihaye Imana mu magambo, hari Mm. n'amategeko abikurikira. Eh. Ariko umupadiri w'umudiyoseze yihaye Imana, ariko ntabwo ari umukonsakire ukurikiranwa n'amategeko y'ibyo bintu. N'urugero, ubwo nshatse kuvuga ni iki: niba ngewe ndi padiri w'umuyezuwiti nkaba ntunze nk'ikintu, Mm. amategeko yemerera kongregasiyo yanjye kugenda ikagitwara, kuko mu by'ukuri kiba ari icya kongregasiyo, ntabwo kiba ari icyanjye, Mm. kuko narabisinyiye. Mm. Umudiyoseze pas comme ça. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ibintu akenshi